Igihugu cy'Uburusiya ni kimwe mu bihugu byagize bamwe mu bayobozi bakomeye ku isi. Umwe muri abo yitwa Joseph Stalin, umugabo bamwe bita umunyagitugu, gusa abandi bakamwita intwari. Ariko se ni ukuhe kuri kutajya kuvugwa mu nkuru y'uyu muyobozi? Ese Stalin hari akamaro yagiriye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti? Ibi byose nibyo tugiye gusobanura mu buryo bwimbitse ku mateka y'uyu mugabo, uko yazamutse n'uko yaje kurangira. Ikaze kuri mwese. Joseph Stalin yavukiye mu gihugu cy'Uburusiya, avuka ku itariki ya 18 Ukuboza 1878. Avukira mu gace ka Gori gaherereye mu gihugu cya Georgia, ahari naho yakuriye. Ubundi izina rye ry'umuryango yiswe n'ababyeyi ryari Iosif Vissarionovich Dugashvili, gusa nyuma yaje guhindura izina rye yitwa Stalin, bishatse kuvuga umunyakuri cyangwa uwateye imbere. Stalin yavukiye mu muryango utifashije kubera ko se umubyara yari umukozi wo mu rugo rw'umuryango wa Kiliziya, mu gihe nyina we yari umwarimu. Ababyeyi ba Stalin ntabwo bishimiye uburyo umwana wabo yakuriye mu bukene bukabije. Ibi nibyo byatumye Stalin ahura n'ibibazo byinshi mu buto bwe. Mu myaka y'1900, Stalin yatangiye kujya ajya mu matsinda ya politike akorana n'abayoboke b'ishyaka ry'abakomunisiti. Stalin kandi yari umwe mu bantu ba mbere bagize uruhare mu kubaka ubuyobozi bwa Vladimir Lenin mu 1917 ubwo revolusiyo ya Ekimani yabaga. Ikindi, yitabiriye intambara y'ubukoloni mu Burusiya ndetse no mu gikorwa cyo gusimbura umwami Tsar Nicholas II. Stalin kandi yashoboye gucunga ubushobozi bw'ubuyobozi bwa komunisme mu Burusiya mu gihe Lenin yari afite ikibazo cy'ubuzima. Hashize igihe, nyuma y'1924, Lenin yaje gupfa, maze Stalin ahita afata ubutegetsi mu buryo bwihuse, asimbura Lenin nk'umuyobozi w'Uburusiya. Nibwo Stalin yahise atangiza gahunda yo kubaka ubukungu bw'ubukomunisite no kugenzura igihugu mu buryo bukomeye. Mu buyobozi bwe, Stalin yashyizeho gahunda yo kuzamura umubano w'Uburusiya n'ibindi bihugu byari bisanzwe biri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Kimwe mu bintu bikomeye byaranze ubutegetsi bwa Stalin ni uko yishe abantu benshi cyane. Stalin yari yarafashe ingamba zikomeye zo kugenzura igihugu, ari naho yagiye yica abantu benshi akoresheje imiyoborere itari myiza. Stalin yaje gufata ubuyobozi mu buryo bwa politiki, aho yategetse umuryango wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti n'imishinga ye y'ubukungu n'iterambere, harimo nk'amahugurwa y'inganda no gushyiraho ingamba zikomeye zo gushyira ibintu byose ku murongo. Muri gahunda yo gutunganya ibibazo by'ubuyobozi, yagiye atera ubwoba abantu benshi bo mu gihugu cye. Mu myaka y'1930, Stalin yashyizeho gahunda ikomeye yo gukurikirana no kurandura abantu bose bashobora kugira imyumvire itandukanye n'iya leta y'ubutegetsi bwe. Mu gihe cyose Stalin yamaze ayoboye, abantu benshi barishwe, abandi barafungwa by'igihe kirekire bashinjwa ibyaha bidafite gihamya. Gusa nubwo byari bimeze utyo, muri gahunda za Stalin hari harimo gahunda yo guhindura ubukungu bwa Soviet Union binyuze mu bikorwa byo gufatanya ubuhinzi n'inganda. Nibwo yashyizeho gahunda yo gukusanya ubutaka bw'abahinzi no kubuhuriza hamwe mu bigo by'ubuhinzi byitwaga Kolkhoz na Sovkhoz. Ibi bikaba byari ibigega bikuru by'igihugu byashyizweho kugira ngo umusaruro ube mwinshi kandi uboneke ku rwego rw'igihugu. Gusa iyi gahunda yaje guhura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko ubuhinzi bwagiye buhura n'ibindi bibazo byinshi, birimo kubura ibikoresho, ubukene bukabije ku bahinzi no kubura ubufasha bwa leta. Ndetse abantu benshi bari baranashyizwe mu kazi ku gahato mu bice byinshi by'igihugu. Ahagana mu mwaka w'1939 nibwo intambara y'isi ya kabiri yatangiye. Stalin yaje guhura n'ikibazo gikomeye kubera ko yaje kumenya ko Hitler yategetse ingabo z'Ubudage kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti mu 1941. Stalin yamenye ko igihugu cye kiri mu kaga, maze atangira gushaka uburyo bwo gukoresha ingufu zose mu guhangana n'umwanzi, aribwo yafashe ingamba zo gushyiraho ibikorwa byo gukusanyiriza ingabo hamwe no kongera ubushobozi bw'inganda.
Abantu benshi mu bihugu bya Soviet Union muri icyo gihe bagiye kurwana ku rugamba rwa Stalingrad, aho byaje kuba intambara ikomeye hagati y'ingabo z'Ubudage n'ingabo za Soviet Union. Intambara irimo kurangira, Uburusiya bwaje gutsinda Ubudage, bituma Stalin aba umuyobozi w'umwe mu bategetsi b'ibihugu byatsinze muri iyi ntambara. Gusa ku itariki ya 5 Werurwe 1953 nibwo inkuru y'incamugongo yamenyekanye ko Joseph Stalin yapfuye azize indwara y'umutima. Gusa urupfu rwe rwaje kuba nk'ihurizo rikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Mu gihe cy'imyaka 20 yari amaze ayoboye igihugu, Stalin yari afite ubutegetsi bwari bwubakiye ku nkingi zikomeye, harimo iterabwoba, ubwicanyi n'ubuyobozi bukomeye. Gusa nyuma y'urupfu rwe hari abakozi bakomeye mu ishyaka ry'abakomunisite bagerageje gufata ubutegetsi. Mu gihe cy'iminsi mike habaye impinduka mu buyobozi bwa Soviet Union, ariko icyemezo cy'ukuntu bazakomeza gutegeka cyari kigoye cyane kuko abantu benshi bari bafite impungenge ku ngaruka z'ubutegetsi bwa Stalin. Nyuma y'urupfu rwa Stalin, Nikita Khrushchev, umwe mu bayobozi bakuru muri Soviet Union, niwe waje gufata ubutegetsi. Nibwo yatangiye kugerageza guhindura politiki ya Soviet Union, ari nako ahindura uburyo Stalin yakoreshagamo ubutegetsi. Mu mwaka w'1956, Nikita yatanze ijambo ryatumye umubano wa Soviet Union na benshi mu baturage wiyongera, ubwo yashyiraga ahagaragara amakosa yari yarakozwe na Stalin, cyane cyane mu byerekeranye n'iterabwoba n'iyicarubozo. Ibi byatumye bamwe mu bayobozi babona ko ubuyobozi bwa Stalin bwaranzwe n'ivangura n'ubwicanyi ndengakamere. Ndabashimiye abantu mwese twabanye, mbibutsa gukora subscribe abantu batarayikora, gukanda like no gusharinga, mugatanga n'ibitekerezo byanyu muri comment. Naho ubutaha.